iteye ubwoba ni inkuru yashyize benshi mu rujijo, aho bamwe bibajije bati abana bazize iki. Ubu abaganga, itsinda ry'abapolisi n'abayobozi bakomeye barimo gukora iperereza ku makuba yabaye, aho urubyiruko 22 bapfiriye mu kabyiniro ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ni mu mujyi wa East London muri Afurika y'Epfo. Imirambo yabo yabonetse mu gitondo kuri iki cyumweru, kandi bivuga ko ari abantu benshi banakomerekeye muri ako kabyiniro. Polisi yatangaje ko ikirimo gukora iperereza ngo hamenyekane uburyo abo bantu bapfuyemo, kuko hari amakuru avuga ko urwo rupfu rwaba rwatewe n'umubyigano ukomeye wabereye mu kabyiniro bari bagiyemo. Ngo ni abanyeshuri bari bagiye kwishimira ko basoje amashuri yisumbuye, bityo ko kurambika ikaramu byari ibyo kwishimirwa. Inzego zishinzwe ubutabazi zihutiye kugera aho hantu byabereye, nk'uko Reuters, ibiro ntaramakuru by'Abongereza, byabitangaje, bivuga ko abapfuye barenga 22 ndetse ngo hari n'abandi 5 bajyanywe mu bitaro bakomeretse bikomeye. Imiryango y'ababuze ubuzima ntiyabashije kubona imirambo y'abana babo kubera ko hahise hafungwa, ndetse benshi bajyanwa mu buruhukiro kugira ngo hakorwe isuzuma ku mibiri yabo. Mu bapfuye kandi harimo abana bakiri bato cyane bari mu kigero hagati y'imyaka 18 na 20, ariko n'ibivuga ko hari n'abari munsi y'iyo myaka bari mu myaka 13 bari bagiye kwishimira ko basoje ibizamini. Mu butumwa kandi bukomeje kunyuzwa ku mbuga nkoranyambaga n'abayobozi ndetse n'abaturage, baragaragaza ko ari akababaro, ko ari ibyago bikomeye byagwiririye iki gihugu. Inzobere ntiziramenya icyateye amakuba yabaye mu gihe abanyeshuri bishimiraga ko barangije amashuri baruhutse ikarabo. Ni ibintu rero byari biteye ubwoba, ubwo abayobozi bo muri kariya gace bavugaga ko abaturage baho bazamuye induru, urusaku rwabaye rwinshi ndetse n'uburakari ahagana mu masaa 4 za mu gitondo. Uwitwa Becky Sele, minisitiri w'igipolisi, we yagerageje ariko guturisha imbaga y'abavandimwe n'abaturage bari baje aho ngaho bariye karungu mu bwo kubura abana babo. Ubwa mbere ariko bakimara kuba yabwiwe ko byatewe n'umubyigano, ariko nk'uko akurikije uko yabibonye cyangwa uko byari byifashe, ngo yasanze nta mubyigano wabayeho. Avuga ko adashaka kugira icyo ahita atangaza ako kanya ku byateye urwo rupfu, ariko ngo iyo mpamvu iyo ari yo yose baba bazanye itsinda rya mbere ry'inzobere kugira ngo bemeze ndetse banagaragaza icyateye urupfu, niba ari uburozi, ndetse ngo baraza kubitangaza kuko benshi bavuga ko abana baba barozwe. Abayobozi kandi bavuze ko ibizamini bya autopsy bigomba gukorwa byihutirwa, bikamenyekana niba abahitanywe n'uru rupfu bazize uburozi cyangwa se umubyigano, nk'uko Al Jazeera, televiziyo y'Abanyakatari, yabitangaje. Byakomeje kuba urujijo, byakomeje kandi kwibazwa, biranavugwa cyane ku miterere nyayo y'ibyabaye kuko idasobanutse neza. Ikinyamakuru cyo mu karere cyitwa Dispatch Live cyatangaje ko abanyamakuru bacyo bakihagera babonye imirambo imwe ngo iryamye mu buryo budasanzwe, nk'aho baguye hasi mu buryo butunguranye ubwo babyinaga cyangwa se hagati mu biganiro. Hari kandi ngo n'abandi basa nk'aho bari mu biganiro baryamye ku ntebe, abandi baryamye ku meza. Amashusho yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga yo yerekana imibiri idafite ibimenyetso bigaragara by'imvune cyangwa ibikomere, bituma benshi bavuga ko izi mfu hari ikindi kizihishe inyuma atari akabyigano gusa. Ushinzwe ishami ry'umutekano mu ntara y'Uburasirazuba bwa Cap yitwa Unati Biscos yageze aho ibyo byabereye, avuga ko nawe yanze kwemeza ko ari umubyigano wabo wabiteye. Ati biragoye kwizera ko ari umubyigano kuko nta bikomere bigaragara cyangwa se bigaragara ku bapfuye. Televiziyo yaho yerekanye abapolisi bagerageza guturisha imbaga y'abaturage barimo n'ababyeyi n'abandi bantu benshi bari bateraniye hanze y'ako kabyiniro baje kureba ibyabaye. Avuga ko ababyeyi bafite abana baraye badasinziriye mu rugo, ndetse ngo babyukira aho ngaho kandi bashakaga kwinjira ku ngufu kugira ngo barebe ababo. Umukobwa w'imyaka 17 witwa Rory gusa akaba atuye hafi y'aho ibyo byabereye, umucuruzi, yavuze ko aho hantu hasanzwe hateranira abantu benshi b'urubyiruko, ariko abaturage bakaba bifuza ko bahafunga nyuma y'aho ayo makuba abereye. Ati abantu bose bifuza ko ibibera hano bifungwa kuko bagurisha inzoga ku bana batarageza ku myaka y'ubukure. Abantu bose bararakaye, abantu bose barababaye kubera ibyabaye iri joro.
utubyiniro twinshi twiganje haba mu mijyi no mu cyaro muri Afurika y'Epfo, kandi ngo akenshi ntabwo dukurikiza ibigengwa n'amategeko. Ngo abapolisi n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakunze kwima amaso ayo mategeko, rimwe na rimwe bagahabwa ruswa na ba nyir'utubyiniro. Ukuriye polisi yavuze ko yabwiwe n'abantu ko ako kabyiniro n'ubundi kari gasanzwe kazwiho kunywa inzoga cyane cyane ku bana batarageza ku myaka y'ubukure, maze abwira ababyeyi baho ko bagomba kwita ku bana babo bakabacunga bakirinda guhura n'ibyago nk'ibyo byabaye. Yavuze ko bagomba gusuzuma niba bakurikiza amategeko koko, bitewe n'uko ari inshingano z'abapolisi kugira ngo birinde ko byakongera kubaho. Perezida Cyril Ramaphosa yihanganishije imiryango maze avuga ko ahangayikishijwe n'uko urwo rubyiruko rwahasize ubuzima rutarengeje n'imyaka 18, ndetse anavuga ko bibabaje kuba bemererwa guteranira aho hantu nk'aho mu kabyiniro mu masaha y'ijoro. Avuga ko itegeko rigomba gushyirwa mu bikorwa iperereza nibirangira. Nawe nyirakabari witwa Ndevu yatangarije itangazamakuru muri iki gihugu ko nawe yahaje mu gitondo ahamagawe ngo aze kureba ibyabereye iwe. Ati nanjye ntabwo ndiyumvisha ibyabaye, ariko ubwo nahamagarwaga mu gitondo nabwiwe ko iwanjye huzuye abantu ndetse ko hari gushaka uburyo binjira ku ngufu. Uyu muyobozi w'akabyiniro avuga ko nawe ategereje ibizava mu iperereza ko cyaba cyateye urupfu rw'aba bana. Mu butumwa yanyujije kuri Twitter, Perezida Cyril Ramaphosa yihanganishije imiryango y'abo bapfuye, aho agira ati nihanganishije cyane imiryango y'izi ngimbi n'abangavu 22 baburiye ubuzima bwabo mu kabyiniro mu masaha y'igitondo. Yakomeje agira ati ni ibintu bibabaje cyane kuba binabaye mu kwezi kwahariwe urubyiruko, mu gihe twishimira abakiri bato mu kubakorera ubuvugizi ndetse no kubaha amahirwe mu bikorwa by'iterambere. Kaye nguko rero ni inkuru yakomeje kuvugwa na benshi, aho 22 basize ubuzima baguye mu kabyiniro. Ndabashimiye, ukore kuri subscribe niba ukunda amakuru tukugezaho.